kandi ukaba ukunda ijambo ry'Imana nongeye kukwifuriza ibihe byiza. Iyi ni Trust and Obey channel, njyewe ndi Musoni Flavier, ni umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye kwigana umugabane wa kabiri w'icyigisho cyacu twatangiye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo itegeko n'ituro byo gufuha. Itegeko n'ituro byo gufuha. Muri iki cyigisho twabanje kubona amagambo akomeye, twabonye ifuhe ryo mu buryo bw'Imana ariko tubona n'ifuhe ryo mu buryo bw'abantu. Icya kabiri ni ikibazo kindi gikomeye twagize aho twasanze mu kubara igice cya gatanu umugabo ashobora gufuha mu by'ukuri ari byo cyangwa se akaba afuha mu by'ukuri nta n'ikintu cyabaye. Rero uyu munsi turarebera hamwe umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 31. Aba kubara igice cya gatanu umurongo wa 29 kugeza kwa 31 haranditse ngo iryo niryo tegeko ry'ifuhe ku mugore ugitegekwa n'umugabo we agahindukirira undi akaba yanduye. Mu magambo make iri fuhe riragenderera iki? Uyu mugore yaragitegekwa n'umugabo we, ariko amaze gutegekwa n'umugabo we arahindukiye. Mu gihe agitegekwa, mu gihe agitwarwa, mu gihe agifitanye amasezerano n'umugabo we, arahindukiye ahindukiriye undi. Umurongo wa 30, no ku mugabo ufatwa n'ifuhe agafuhira umugore we, ashyira uwo mugore imbere y'Uwiteka, umutambyi amugirira ibitegekwa n'iryo tegeko byose, nibwo uwo mugabo azaba akuweho gukiranirwa, umugore akaba ari we ugibwaho no gukiranirwa kwe. Mu magambo make birangiye noneho no gufuha kwiswe gukiranirwa. Mu magambo make inshuti yanjye, ijambo ry'Imana riratangaje. None ni ryari gufuha kwitwa gukiranirwa rero? Ngibi icyo dukeneye kureba, kuko byanga byakunda twabanje mu cyigisho cya mbere twarabibonye, ariko noneho hano ikibazo cyaje kuba hagati y'umugabo n'umugore. Kuba umugabo n'umugore bagiranye ibibazo byo gufuha, bafitanye ibibazo, umugabo yajyanye umugore imbere y'Imana, amugejeje imbere y'Imana n'umutambyi. Umutambyi arabibonye, bararahiye, barahije umugore, ariko basanze umugore yarenganaga. Ubwo rero gukiranirwa guhita kwitwa gufuha, kwahitagwa iyo wafuhaga ariko ugafuha ari ibintu waketse nta kintu cyabaye, byahitaga byitwa gukiranirwa. Wagombaga rero nawe gusaba imbabazi Imana, ugasaba imbabazi n'umugore wawe. Ariko nanone iyo umugore yabaga yarabikoze bya bintu twavuze, byanga byakunda, mwibutse yuko havugwaga amen ebyiri. Umugore yagomba kuvuga amen ebyiri. Amen ya mbere ivuga yuko umutimanama utamurya, nta wundi mugabo yahindukiriye mu bitekerezo. Amen ya kabiri, umutimanama we ntumurya kuko nta mugabo basambanye. Izo amen ebyiri rero zagaragazaga yuko uwo mugore afashe umwanzuro. Noneho ibintu byabaga twarabibonye mu cyigisho kibanza, ariko nshuti zanjye reka twinjire muri Bibiliya turebe ni ukubera iki gufuha kwiswe gukiranirwa. Ese ni iyihe ngaruka mbi yo gukiranirwa, yo gufuha? Reka twinjire mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo kuri paje y'105, icyigisho cya 18, mu cyigisho cyitwa uburenganzira n'inshingano z'abashakanye. Bananditse igihe gushidikanya kuganje, mu gihe habonetse gushidikanya hagati y'umugabo n'umugore, baranditse ngo nta mugabo wabasha gukunda umugore we by'ukuri mu gihe umugore azihanganira kuba imbata y'irari rye ribi. Iyo umugore we yemeye atagaciro yari afite ku mugabo we, asanga yishyize ku gaciro ko hasi cyane, mu buryo yazemerera n'undi wese kumugenza nk'uko yamumenyereje. Niyemera ko ari umuntu ushikamye kandi uboneye, aramurambirwa maze agashaka abandi, abitewe no gushaka kongera irari rimujyana kurimbuka. Amategeko y'Imana ntaba akiyacira karuru utega. Abo bagabo niba bikuruta inyamaswa, ni abadayimoni bafite ishusho y'abantu, ntibazi imibereho myiza n'ingeso nyakuri n'urukundo rwejejwe. Abagabo baryamana n'abagore babo, yamara kuryamana nawe, ariko uyu mugabo akaba ari imbata y'irari,
ntabwo akunda umugore we, ntabwo ashobora gufata umwanya ngo aganire n'umugore we, ntabwo ashobora kwicara ngo yumve ikibabaje umugore we cyangwa se amutege amatwi amunezeze, ahubwo icyo yitayeho ni irari ry'umubiri we. We buri gihe yumva uko abonanye n'umugore we mu maso bahita bajya mu buriri bakajya kuryama. Uyu mugabo rero ni ukuvuga ngo ntazi ikibabaje umugore, nta gahinda k'umugore azi, ntabazi umugore uko yiriwe, abana uko bameze, ahubwo igihe cyose abonanye n'umugore we mu maso, umugore agomba guhita akomeza bajya mu cyumba bajya kuryama. Uyu mugore rero igihe kiragera, uyu mugore akaba inyamaswa. Ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina byakagombye kuberaho kugira ngo banezerwe bombi mu mutwe, bigeraho umugore agahinduka inyamaswa ku buryo yumva ntacyo bimaze, ndetse akazahinduka inyamaswa kubera uwo mugabo umufata nk'inyamaswa. Igihe kikazagera wa mugore nawe akumva arifuza mu gihe umugabo adahari, uyu mugore nawe arangirika, akazaza yumva ahora yifuza, kuko ageraho akangirika, ubuzima bwe bukabifata nk'ibintu bigomba kuba bitaturutse ku rukundo. Noneho igihe cyose nawe umugore ageraho akaba nk'inyamaswa, akazaza yumva igihe cyose abonye uwamufasha muri ibyo ngibyo umugabo yamumenyereje yabikora. Umugabo nawe rero ahinduka inyamaswa igihe cyose atari mu rugo rwe, aho ageze hose, kubera ko umubiri uba warangiritse, aho bimufatiye nawe niho asambanira. Bikazagera rero bigatuma aba bantu ari umugabo atizera umugore n'umugore atizera umugabo. Hano barakomeje barandika kuri paje y'105, barakomeje barandika ngo umugore nawe afuhira umugabo we, maze akamukekaho nabi yuko abonye urwaho yagana ku wundi mugore. Mu magambo make, yaba umugabo yaba umugore, aba bantu ntibigeze bagira umwanya wo kuganira, ntibashobora gutegurana mu bitekerezo, oya, ahubwo bahura, umugore aryama n'umugabo aryama, ariko umugabo ni nk'inyamaswa, nta nama ntaki. Igihe kiragera umugore akavuga ati ariko uyu mugabo ni gute yaba ahantu iminsi 2 ataryamanye n'umugore? Niho rero uzajya kumva wumve arimo arahamagara abaza ati uri hehe? Umugabo akavuga ati ngewe ndi ku kazi, ubu ndi Icyangugu. Umugore yarangiza ati ntago mbyizeye kuri mu kazi, ko numva hirya hari amajwi y'abakobwa. Umugabo akamubwira ati hoya, abo bakobwa ni abakobwa bari muri biro ahantu nicaye. Yarangiza ati hoya, ntago uri muri biro, jya kuri WhatsApp ushyiraho amashusho unyereke neza koko kuri muri biro, kuko ntago mba nkwizeye. Gutyo gutyo umugabo nawe yarangiza akafata telefone, umugore we yatinze gutaha, wenda yagiye gusura iwabo cyangwa iki. Halo, uri hehe? Ese ko ntarimo kukubona? Hoya, ndi muri taxi ndimo ndaza. Hoya, muri taxi se uri mu yihe modoka? Yahagurutse sangahe? Yarangiza agahita ahamagara abashinzwe gukata amatike. Niko itike y'umuntu witwa Kanaka mwayikase? Yego. Mwakasi yasanga isaha iyi niyi. Agatima kagatuza, imodoka igapfira mu nzira ntabimenye. Yarangiza akaguhamagara, ese kutaragera mu rugo? Umva, imodoka yadupfiriyeho. Hoya, ntago imodoka yagupfiriyeho, mashoferi ubatwaye mvugane nawe. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubera iki? Kubera ko mwabaye nk'inyamaswa, kwizerana ntago uhari. Uku gufuha buri gihe guterwa nuko abantu baba badafitanye urukundo, cyangwa buri wese atizeye ubuhangange bw'ibitekerezo bw'undi ko yakwifatira umwanzuro. Kandi Satani aba yamaze gushinga intebe mo hagati, ku buryo buri muntu wese icyo akoze ngo yereke undi urukundo, ahubwo undi ahita avuga ati ariko ibi bintu uyu mugore arimo kunyerekaho ntajya abyereka abandi bagabo. Umugore nawe akicara akavuga ati ariko umugabo wanjye ko yajyaga anzanira impano, akanzanira impeta, akanzanira imyenda, ubu akaba atakibizana, aho ntasigaye afite abandi bantu abishyira. Rero ugasanga byanga byakunda amateka arimo aragenda yangirika bitewe na Satani wamaze kuzamo. Hano baranditse ngo umugore abona yuko umugabo we atayoborwa n'umutima uhana cyangwa kukubaha Imana, ibihindizo byejejwe byamutangiraga bikurwaho n'irari, ibyiza by'Imana byose byabaga mu mugabo bikagirwa imbata y'ibibi n'irari rya kinyamaswa. Igihe kiragera iyo ufuhira umugabo wawe cyane, igihe kiragera agahita avuga ati rero n'ubundi igihe nari umuntu w'inyangamugayo, n'ubundi umugore wanjye ntiyanyizeraga, n'ubundi nagenda najya mu isafari sinkora amahano, najya mu isafari simpfusha ubusa amafaranga, ibintu byose nkoze n'ubundi ndataha kanyurira, ntajya ngirira icyizere, n'ubundi reka mbikorera icyo. Uyu mugore namubwiye ko ntanywa inzoga, ariko n'ubundi ntajya nyizera, n'ubundi rero kubera ko atanyizera reka nzinywe. Umugore nawe akicara ati n'ubundi uyu mugabo ntajya nyizera, buri munsi n'ubundi nubwo nta muntu mfite wundi nkundana nawe, uyu mugabo nkaba naramwimariyemo, n'ubundi buri gihe abambwira atizeye yuko tubana neza, atizeye yuko mwizera,
akaba n'ubundi ahora ambwira ko muca inyuma, n'ubundi byanga byakunda, n'ubundi ntacyo ndamira, reka muca inyuma. Ngiki ikintu gikomeye cyane. Bibiliya rero iragaragaza yuko uburyo Imana yari yaragennye bwari uburyo bwizewe. Imigani 6:26 Bibiliya igaragaza iki? Igaragaza yuko maraya ari ikintu kibi cyane, kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Umugore we sambana, mutega amatwi, mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro ye ntishye? Mu magambo make, uretse abagore, abagabo benshi, niba iyo ushyize umugore w'abandi mu gituza cyawe ukamusambanya, Bibiliya ivuga ngo imyambaro yawe irashya. Byanga byakunda, abagabo benshi bagenda batambaye imyambaro yo gukiranuka kubera ubusambanyi. Umurongo 28 Imigani 6. Cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka, ibirenge bye ntibikabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho n'igihano. Abantu ntibagaya umujura wibishijwe n'inzara, ariko iyo afashwe abiriha 7, agatanga ibyo afite mu rugo rwe byose. Usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Inguma no gukorwa n'isoni nibyo azabona, kandi umugayo we ntuzahanagurwa, kuko ifuhe ry'umugabo w'umugore ari uburakari bukaze. Uzagira ibyago umugabo ufuhira umugore we agufatane n'umugore we. Ubwo burakari nta mafaranga yabugabanya, ubwo burakari nta tegeko ribaho, nta n'imbunda bamutunga ngo bugabanuke. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ubu burakari, iri fuhe ry'umugabo ufuhira umugore we yarangiza akamufatana n'undi, n'ifuhe rikaze, kandi ntazamubabarira ku munsi wo guhora, ntazita no ku mpongano, ntabwo azatuza naho wamuhongera byinshi. Ariko reka turebe, ese abagabo bo ibibazo byabo Imana yabikurikiranaga gute? Kuva 34:14 Bibiliya avuga ngo, kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka Imana witwa ufuha ari Imana ifuha. Mu ndirimbo za Salomo igice cya 8:6 Bibiliya iravuga ngo, 6, unshyire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso, mbe no ku kuboko kwawe. Uyu ni umugeni wabivuze. Kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifuha ntirigondeka ni nk'imva. Mu magambo make, gufuha ntibigondeka. Mu magambo make, iyo ifuhe riyoboye ibitekerezo by'umuntu, nta wundi mwanzuro ashobora gufata. Ifuhe ntago rigondeka. Rero byanga byakunda, uyu munsi wa none Bibiliya ifite ikivuga. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13:4 Bibiliya avuga ngo, urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho amagambo nshaka kubereka namwe, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ngiki kibazo cyo gufuha rero. Impamvu gufuha guhindutse gukiranirwa rero ni iyihe? Nuko gufuha ntabwo kwiringira ibyo umukunzi wawe wakubwiye byose. Gufuha gutuma utihanganira ibintu byose. Ikindi, gufuha gutuma utekereza ikibi kuri mugenzi wawe kandi kitabaye. Rero nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye. Ni ahacu kugira ngo twishyire mu biganza by'Imana, dusabe Imana idufashe. Ese ni ikihe kintu wakora? Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:7 Bibiliya iravuga ngo iki? Muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga, ashaka uwaconshomera. Mumurwanye mushikamye, kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Mu magambo make, nta kibazo na kimwe urugo rumwe ruzagira ku isi izindi ngo zidafite. Ariko amaganya yacu, Bibiliya iravuga ngo tuyikoreze amaganya yacu, kuko Imana yita kuri twe. Twirinde ibisindisha kandi tube maso, tumenye ko Satani azerera ashaka uwaconshomera. Satani iyo adaconshomeye umugabo, aconshomera umugore. Iyo abuze abo bombi, aconshomera abana. Ikindi, dukwiye kurwanya Satani dushikamye, kandi tuzi yuko bene data bose bari mu isi dufatanyije imibabaro. Iki kintu kirakomeye. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, iri jambo rirakomeye kandi rikwiye guhabwa agaciro. Ese uyu munsi wa none, gufuha ufite uyu munsi wa none, ubona
kutazakugusha mu mitego. Uyu munsi wa none abantu benshi Satani arimo arabatera gukeka ku bantu babo, gukeka ku bagabo babo yuko batabakunda kandi yuko babaca inyuma, gukeka ku bagore babo yuko batabakunda kandi babaca inyuma. Uyu munsi wa none gukeka kwamaze kuba umusozi munini abagabo n'abagore bahagararaho bakareba ibintu Satani abereka kandi bitabaye. Ndakwinginze, saba Imana igihe cyose Satani azaza kuriza ku musozi wo gukeka, mu gihe Satani azaza kuriza akagushyiramo uburakari, akakuriza umusozi wo gufuha, yarangiza agatangira agahumura amaso yawe, akakwereka ibintu bidahari, akakwereka yuko byabaye, ujye ubwira Imana uti Imana, biragaragara ko Satani anyeretse ibi, nawe nyereka icyo wansezeraniye mu gihe nubakaga uru rugo, nyereka abamarayika bawe bari muri uru rugo, kandi ndabakweretse ngo abamarayika bandindire umugore, bandindire umugabo, bamurinde amahoro. Ese uyu munsi wa none mutekereza ko atari bwo amasengesho agomba kuzamuka umugabo asengera umugore? Abagore b'Abisiraheli mu gihe abagabo bari barimo guponda amatafari mu Misiri, abagore birirwaga mu ngo barwana no kugira ngo babatekereze, kandi barabasengeraga kugira ngo Imana ibongere imbaraga. Nibyo byatumye abagore benshi bava mu Egiputa bajyanye n'abagabo babo ari bazima. Uyu munsi wa none abagabo bararushye, bararemerewe, imitego ni myinshi, yaba imitego iri imbere y'abagore n'imitego iri imbere y'abagabo. Igishoboka rero ni iki? Kujya mu binyamakuru nta kintu biri bumare, kwiha rubanda, kwiha abantu, gufata umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukamuzana ukamushyira aho ngaho ukamwamamaza, ntacyo bimaze. Igifite icyo kimaze ni iki? Nuko ugomba kwikoreza Imana amaganya yawe, kandi warangiza umudamu wawe, umugabo wawe ukamumenyereza ibyanditswe byera kandi ukamusengera kugira ngo Imana imugenderere, abamarayika b'Imana bamubeho, bamurinde kugeza igihe azakurirwamo amarineti Satani yamwambitse, agasigara areba neza byose, akamenya yuko mukunda kandi akamenya yuko Imana imwitayeho. Ndasaba Imana ngo itugenderere kandi dufashe kugira ngo uyu munsi wa none itegeko n'ituro ryo gufuha byacu bibe biri muri Kristo Yesu, kugira ngo Kristo tumenye yuko niba ibintu byazambye, tumenye ko Kristo adukunda kandi atwitaho kandi atwifuriza ahazaza heza. Igisubizo si ukwiyahura, igisubizo si ukugenda, igisubizo si ukwiyica, igisubizo si ukujya mu nkiko, igisubizo si ukugenzura gushyiraho abantu bakugenderera, si kujya mu bapfumu ngo babaze utuye umugabo ko atagitaha bimeze bite. Igisubizo ntabwo ari ukujya mu bandi bantu, igisubizo ntabwo ari ugushyiraho ba maneko, igisubizo ntabwo ari ukumviriza telefone no kugira ngo ujye ukurikirana umugabo wawe umenye utuntu twose. Igisubizo ntabwo ari ukwihumuriza umugabo wawe ngo wumve impumuro. Hari igihe yaba yaciye muri salon de coiffure barangiza bakamwogosha, wowe warangiza ukabyita yuko ari amavuta yasigiwe mu rundi rugo. Najya mbabwire ngo gukeka kose kugaragaza yuko tutiringiye Imana. Bibiliya ivuga yuko Imana ifite ubushobozi ku ngo zacu, tuyegurire ubushobozi bwayo mu ngo zacu kugira ngo idukorere ibirenze ibyo twakwikorera, kandi twirinde gukoresha ubucakura bwa Satani mu gushaka ibisubizo by'ingo. Igisubizo cy'urugo tumenye ko gishakirwa ku mavi no mu ijambo ry'Imana no kuyiringira. Nibyo nkwifuriza nanjye nifuriza mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwiyeretse kugira ngo ubane natwe. Ijambo ryawe ritugiriye inama kandi ritweretse byinshi mu bituma ibintu bizamba. Uyu munsi wa none turakwiyeguriye kugira ngo ubane natwe, udukure mu ntege nke, utwambike imbaraga. Reka umuryango wongere uwubungabunge, kandi yaba twe yaba imiryango yacu uyishyire ku cyerekezo cyiza. Reka uduhe urukundo rutuma buri muntu wese yishimira mugenzi we, kandi uduhe urukundo rutakeka ikibi ku bandi. Uturinde gukomeza guhagarara ku musozi wo gufuha no kutizera na Satani yatuzamuriye. Duhagararaho Satani akatwereka ibintu bidahwitse kandi bitanahari. Uduhumura amaso tubone ubwami bwawe kandi tubone uburyo burimo kugira icyo bukora. Dusabiye abagabo n'abagore bafitanye ibibazo kugira ngo umugisha wawe ubagereho, kandi ukuboko kwawe warambikaga hejuru y'inyanja amazi agatuza, uko kuboko ukurambike hejuru y'imiryango yabo kugira ngo nabo babone amahoro, bongere kwishimira yuko mu rugo haboneka umutuzo iyo hari Imana. Tubisabye mu izina rya Yesu.